inzozi akenshi iyo uzirose ni inzozi z'amahirwe. Iyo uzirose cyangwa se muri rusange nuzirota uzamenye ko ari inzozi z'amahirwe. Ni inzozi urota zikaza ukayoberwa ubusobanuro bwazo, ugasanga niba hari n'amahirwe wenda wagiye kuba wenda wakakira, ugasanga amahirwe aragucitse kubera ko utamenye ko izo nzozi ari ubutumwa Imana yakoherereje cyangwa se ari ubutumwa isanzure ryakugeneye kugira ngo ubashe kumenya ko hari ibyo kwakira byiza. Niba ufite akazi ukamenya ko ugiye kuzamurwa mu mwanya, niba se nta kazi ugira ukamenya ko ugiye kubona akazi cyangwa se ugiye kubona amahirwe y'imikorere. Inzozi za mbere ni igihe uzarota ukarota uri kubona amafaranga, ukarota zahabu se cyangwa se ukarota ubutunzi. Izi nzozi iyo urose ubona amafaranga cyangwa se zahabu cyangwa se ubutunzi, ubundi ibyo byose bibarirwa mu gaciro gakomeye. Bishobora kuba wenda byasobanura cyangwa se byaba ikimenyetso cy'amahirwe cyangwa se cyo guhirwa mu buzima, cyangwa se bikaba ikimenyetso cyo gukunda kw'ibintu byari byaranze gukunda, cyangwa se cyo gukunda kw'ibintu byari byaranze kwemera. Ukabona warapurayinze bakaba bari baranze kugufata, ariko nurota ibintu bitatu: amafaranga, zahabu ndetse n'icya gatatu nababwiye. Nubirota ko ari bitatu, kimwe muri byo uzamenye ko hari ikintu wari umaze iminsi ushaka, cyangwa se hari umutego wari warateze ugiye gufata. Mu yandi magambo, iyo wapurayingira akazi ni urugero, cyangwa se ugasanga wenda urashakisha mu buryo butandukanye, ni imitego uba uri gutega. Rero nurota izi nzozi uzamenye ko mu mitego wateze hari umutego ugiye gufata. Ikizi inzozi zerekezaho ni uguhabwa amahirwe y'akazi cyangwa se kubona akazi. Kabiri, gutsinda ibizamini. Bishobora kuba ari ibizamini byo mu ishuri cyangwa se bikaba ari ibizamini by'akazi. Gatatu, kugira igitekerezo kijyanye n'ubucuruzi cyangwa se kugira igitekerezo gishya cy'ubucuruzi. Kane, kugira umugisha utunguranye. Nurota izi nzozi navuze haruguru, kurota amafaranga, izahabu n'ubutunzi, uzamenye ko ari integuza y'umugisha utunguranye. Icya kabiri, inzozi za kabiri, kurota uri kurira, yego, cyangwa se kurota uri gusohoka ahantu habi, mu nzu mbi, cyangwa se ahantu habi mu yandi magambo, cyangwa se kurota uri gusohoka mu mwijima. Kurota uri kurira, kurota uri gusohoka ahantu habi, yaba mu nzu cyangwa se mu bibazo runaka, cyangwa se ahantu habi mu mvugo yeruye, ahantu habi, ndetse no kurota uri kuva mu mwijima. Ushaka kurota uri kuva ahantu habi ariko ari mu mwijima, iki ngiki ushaka wabihuza: kurota uri kurira cyangwa kurota uri gusohoka mu mwijima. Izi nzozi ubusobanuro bwabyo bisobanura ko hari intambwe iri guterwa cyangwa se igiye gufatwa ku buzima bwawe, cyangwa se ugasanga ni nk'umwanzuro wowe ubwawe ugiye gufata. Hari ukuntu wenda nk'urugero wowe ubaye mu buzima bubi ntabwo ahangaha nimbivuga ntiwumve ko ari ukuvuga ngo wenda ni umuntu w'umukene. Oya, ushobora kuba uri mu buzima bubi kandi ufite amafaranga, none ugasanga nk'umugore yarakunaniye, ugasanga ubona gusohoka muri wa mwijima. Yego, no ku mwijima ugiye gusohoka ni wa mwijima, ni rya curaburindi usanzwe urimo ry'umugore wawe, ugasanga wenda agiye guhinduka cyangwa se agiye gupfa. Yego, cyangwa se ugasanga ugiye kumufata, wenda niba yarasa nko guca inyuma cyane bikabije, ugasanga ugiye kumufata n'umugabo utandukana nawe, ugasanga rya curaburindi wari umaze igihe urimo rigiye kurangira. Iki kirumvikana. Cyangwa se ugasanga icuraburindi wari urimo ni iry'ubukene, ugasanga ugiye kubona akazi, ibintu byose birangira. Cyangwa se ugasanga wenda icuraburindi wari urimo cyangwa se ibintu urimo bibi, wenda wari usanzwe urogwa, abantu bakuroga cyane, ugasanga umuntu wakurogaga agiye gupfa.
ugiye gusohoka we mu icuraburindi ry'iki, ryo kurogwa. Yego rero wenda nk'ingingo kuri izi nzozi za kabiri, ubundi aho biganisha, aho izi nzozi ziganisha kugira amahoro yo mu mutima nyuma y'imihangayiko runaka, birahure n'ibyo navuze haruguru. Kabiri, guhindura ubuzima bwawe ku buryo bwiza, cyangwa se guhindura icyerekezo, niba wari uri mu bintu bitaguha inyungu ugasanga ugiye kujya mu bintu biguha inyungu. Gatatu, kubona amahirwe utaruzi cyangwa se utari witeze, yego, nk'ubufasha, amahirwe yo kwiga ndetse no gukizwa ikibazo cye cyarakuremereyeho. Navuze nishobora gusanga ari nk'umugore waguteshaga umutwe aguca inyuma, cyangwa se ugasanga umugabo wagucaga inyuma ukumva ati niyo yapfa, cyangwa se ugasanga uramufashishe ari nko gusambana, muhise mukora divorce, ubonye undi mugabo mwiza, bivuze ngo uba wavuye mu mwijima wasohotse mu mwijima, kandi umuntu asohoka mu mwijima ari kujya hehe? Mu mucyo. Twagiye ku nzozi za gatatu. Inzozi za gatatu ni ukuganira, ni ukurota uri kuganira cyangwa se uri guhabwa impano mu nzozi n'umuntu wapfuye. Kurota uri kuganira cyangwa uri guhabwa impano mu nzozi n'umuntu wapfuye. Mbibutsa ibisobanuro ndi buze kuba kuri izi nzozi bigendera kuko wamubonye ameze, yishimye cyangwa arakaye. Ubundi mu muco nyarwanda ni ibisanzwe, iyo urose umuntu wapfuye akuganiriza cyangwa se akaguha impano, abyumva bishobora kukwereka ko hari amahirwe cyangwa ubuzima bukomeye bugutegereje imbere. Gusa nk'uko nabibabwiye, biterwa n'uko wamubonye yishimye cyangwa ababaye. Ababaye narabibasobanuye mu nzozi nasobanuye. Iyo ababaye biba bisobanuye ko hari ibyo utari kuzuza yagakwiye ko hari kuzuza akiriho, cyangwa se hari ibyo wamusezeranije kuzakora akiriho utari gukora. Ariko iyo yishimiye bivuze ngo hari amahirwe, kuko buriya abantu bapfuye cyangwa se abantu batakiriho hari ibyo twe baba babona twe tuba tutabona. Iyo akoze mu nzozi rero bivuze ngo hari ibyo aba yabonye nk'amahirwe agiye kuzira utari witeguye. Icyo bishatse kuvuga izi nzozi rero, uba ushobora kuba ugiye kugirwa inama ikomeye utarangara, iyo nama ikakugirira umumaro, warangara ntumenye ko inama bakugiriye ari iri guhuza na za nzozi. Ikintu muracyumva, icyo ni icya mbere ku bijyanye n'iyi nzozi ya gatatu. Icya kabiri kuri iyi nzozi ya gatatu, umuryango wawe cyangwa se muri rusange abavandimwe, ababyeyi bashobora kuba bakurinda utabizi. Ugasanga uri nk'umumama, wenda umugabo yarapfuye agarutse mu nzozi, urumva akuganiriza cyangwa se aje akuzaniye impano. Umugabo kandi yarapfuye, bivuze ngo ushobora kuba urinzwe n'abana yagusigiye. Iki kintu cyumve neza, iyo urinzwe n'abana yagusigiye nibwo urota inzozi zimeze gutya. Ikindi gisobanura kuri izi nzozi cya gatatu, gushyigikirwa mu byo ukora nubwo utabibona, cyangwa se ugasanga hari wowe ukora ibintu ukabona biri gucamo nta muntu kwitambika, ariko hari izindi mbaraga z'abavandimwe bawe cyangwa se z'abantu bawe ba hafi zibyihishe inyuma wowe utabizi. Ugasanga hari izindi mbaraga ziri behind, inyuma y'amarido, wowe utazi ngo hari ibintu biri kubera inyuma, kandi wowe kugira ngo ibintu byawe bikore bigende nta muntu wo kwitambika, hari abandi bari kuba bagize ute, babyitambitsemo bakabishyira ku murongo utabizi. Twagiye ku nzozi za kane, uzarota ukamenya ko ari inzozi z'amahirwe udakwiye kuzikerensa. Kurota utembera mu murima wera uhinze cyangwa uri mu busitani bumeze neza bwiza cyane. Kurota utembera mu murima wera cyangwa se gutyo ukabona umurima wuzuye ibigori
byinshi byeze, muri murima amasaka, mbese uburumbuke naho ngo wahita ubyumvisha. Hari inzozi nawe urota utatarindiriye ubusobanuro, ugasanga izo nzozi wowe ubwawe nawe uzisobanuriye ukumva ko ari inzozi z'iki z'uburumbuke. Kurota uri gutembera mu murima weze, cyangwa se umurima urimo imyaka yeze, cyangwa ubusitani bwiza. Uri mu busitani bwiza, abantu barahifotoreza, abantu bumva bafatira agafoto. Uko byagenda kose mu busitani bwiza naho bivuze ngo haba hari amahoro n'umutuzo, nyine haba hari uburumbuke. Aha, ibisobanuro kuri izi nzozi: umushinga cyangwa se umushinga uba uri bugufi kugera ku ntego iyo ufite. Bisobanuye ko niba ufite umushinga uba uri kwerekeza ku ntsinzi. Kabiri, guhura n'abantu bagufasha kugera ku ntego zawe cyangwa se kugera kure. Gatatu, kwaguka mu mikorere cyangwa ubuzima bukamera neza. Ibintu uko ari bitatu nibyo wavuga kuri izi nzozi za kane. Inzozi za gatanu arizo za nyuma. Kurota urimo kurira ikintu kinini nk'umusozi, inzu, igiti n'ibindi, kandi ukagera hejuru mu bushorishori. Yego, ibi ni ikimenyetso gikomeye cyane. Urumva kurira ikintu kirekire bivuze ngo n'umuntu yari gutera imbere agenda arurira, ni nka esikariye, etape, agenda azamuka hejuru. N'umuntu yagiye gusakara inzu ntabwo asakara ahagaze hasi, arabanza kurira akagera hejuru agasakara. Kurota uri kurira ikintu kinini rero kirekire, inzu, umusozi, igiti, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo bivuze aha ngaha, bishatse kuvuga ko uri bugufi kugera ku rwego rwo hejuru mu bintu ukora, cyangwa se uri mu nzira yo kwerekeza ku rwego rwo hejuru. Kabiri, niba uri umunyeshuri, niba uri gushaka akazi, niba uri iki, izi nzozi icyo zisobanuye zikubwira aha ngaha, urimo gushaka akazi bivuze ngo ni ugutsinda ikizamini cy'akazi. Izi nzozi zisobanuye ko uba ugiye gutsinda ikizamini cy'akazi, ngo nukijyamo uzagitsinda. N'urota izi nzozi uri kurira umusozi muremure, igiti kirekire, cyangwa se inzu, ukagera mu bushorishori hejuru, hari ugutsinda ikizamini cy'akazi. Biri mu bisobanuro icyo bishatse kuvuga. Gutsinda intaviyo, no kudiringa diru ya bizinesi ikarya, mu yandi magambo mu mvugo z'ubu ngubu dukoresha. Ngo diru mu kazi, muri bizinesi ukora, iyo diru ugiye gukina, n'urota izo nzozi hari diru ufitanye n'abantu ejo, ari diru ya danje, umenye ko iri buze kurya. Rero izi ni inzozi ukwiriye kurota, ukamenya ko ari inzozi z'amahirwe, ari inzozi zikumenyesha ko hari amahirwe ari imbere yawe, cyangwa se hari ibyo ugiye gukora bikakugirira umumaro, bikaguha umusaruro mu buzima bwawe. Nuzirota uzibuka iki kiganiro nakoze, kora subscribe, ukande like, ukande share.